Karame. Biranga. Karame. Biranga wibaho. Wasize. Wala gona sinzi. Ashira so. Shaste shanda soma ikisharo shako mfite ko ari ibindi bibazo. Fasha. Soma uranze zangira. Ariko urushako mfite no mwisi yabaze. Narashatse nahekira bashatse shaho hashatse mu gusha. Hashatse mu. Naho twebwe twakurikira urushako shatse. Umfata nk'umuntu washatse. Ntago waretse nakubwira. Ntago mfata nk'umuntu washatse. Aho ngeze bimaze kubirambira. Uhere umunsi w'uranga nsige muri miseka gukuna. Ako kutagugunye ukineta tukira abakobwa n'abasore. Ikugugunya aho umaze kunsajisha. Ngize mu cyacu imbaraga zarashize ngitaniye kukuguguna. Betty. Karame. Karamizwa ma boye ntacyo. Shoko mwana ubyutse wigize nabi. Wahundiye se? Ntabwo ukundira ikize. Akurambira umuntu w'umugabo aragendera ari mu kabari. Reba igiye watahiye. Umutima mubi. Reba ukuntu umeze se. W'imberi. Ngiye urayina nararongoye. Ngiye nararongoye koko. Wakundagiye mana nyagasani we. Niko igihe nagereye ahangaha koko ijoro ryose nta no kumfiriza n'utuzi nibura ugiye uti umugabo yaje yageze ngo urebe ukuntu wa nzarutse two akabana nihangana nose rarinda uvuga gutyo igihe wahere bura nakurebye ndakumva numva ibyo uri kuvuga nakurebye uruguzi ko hari amakara arimo usibye ko umuntu aba yihanganye yacishije bugufi nta makara arimo hano nta mavuta ese ayo mazi ndayashyushya gute ubu se nari umeze nk'umuntu wariye ntiwaje wahaze ntiwaje wanyu uri kugenda udandabirana warangiza ukambwira ibyo ngibyo ubu se nakwihangana gute usibye ko wenda mba ndi gusomera ijambo ry'Imana ryo rimfasha niryo nzarinywa se rekeraho nagira nkubwize ukuri nkuko kuri Yesu aragira ati umuntu natungwa n'imitima gusa ahubwo ushobora gutungwa n'ijambo ry'Uwiteka. Ese wowe kudatungwa nabyo ntiwirirwa mu kabari? Nigere ndashatse. Ntiwirirwa mu kabari? Nigere ndashatse. Kubera ko nzunamenye ntabwo najya nirirwa ntongana nawe ntabwo namumwe kurwana nawe kuko mbiwe arambwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ibyo byose birangerageza nkihangana ariko noneho igihe byiza nkumva ndarambiwe neza. Noneho rero ndarambiwe. Rekera nkubwire nakuretse urambwira ushobora kuba narashatse utanze nkunda nkubwira iki kintu turi kujyana njyewe njya kugushaka nagushatse nagwanshatse uyu munsi wari unajya ngo iki kintu kuri gutire nkubwire ariko niba waranshatse kuki inshingano zo mu rugo utazubahiriza umfate nk'umugore wawe washatse umfata nk'umuntu washatse ntabwo waretse nkubwire ntabwo mfata nk'umuntu washatse aho ngeze bimaze kubirambira uhere umunsi w'uranga nsige muri miseka gukuna ako kutagugunye ukineta tukira abakobwa n'abasore ikugugunya aho umaze kunsajisha ngize mu cyacu imbaraga zarashize ngitaniye kukuguguna aho bigeze nanjye ndakurambiwe none mbikubwira nta kintu mariye ndakurambiwe ijambo ryonyine
beti ngeze aho mpanga ku buryo ndabose ngeze aho ngaze kurya ntabwo usiga umuntu neza zikakurya zikakumara neza ninjira utaha amajoro ku buryo arengeye zarya mvuye mu kabari beti nitwa Birangara mwene Misege umuhungu wa papa ndakwanga ku buryo ndamutse ngeze aho ngaze nanjye se mubwiye ndo wane ntabwo usiga umuntu neza zikakurya zikakumara wowe zikuriye zikakuhekenya zirakumara ndakwanga kuwa mbere ku isabato no ku cyumweru beti yewe we gatwa mugeze zari inkweto zazo niyo shiri ahirwa ihanganira ibimugerageza ninjye washatse rwose washatse ninjye washatse ase mugabo mwiza ko nkuzaniye inkweto dore ngizi igenda mutware dore ngiyi n'ijire yawe rwose rero mpano ngize amahirwe nsigaye niganyaho ntaha oya mbarugendo sigaye nifuza ko nagira sinzi abarugendo baragutegereje ku kabari ariko akabi ntaho kajya akabi ngo ntaho kajya ntaho kajya nyine ntaho kajya ntaho uzakira sha ntaho uzakira ntaho uzakira ndataho kuri umugabo se ntumpahire barabaduteje nta mugayo ariko ndagira kubwira ngo iki kintu ucyumva ugitega amatwi uzafate ikintu ukunze urugo ukifate neza ukijyane iwanyu ujyane nacyo wenda ujyane nacyo yenda amahoro yaboneka urugo rw'ubu rusigaye rutwana gereza abagore babi barutwana radiyo nta heza hisi nibo nta kuntu kudapfaga ni igitu narashatse abashatse njye naherekeje abashatse ubundi urugo rumwe rutwana gereza buriya nyine aragiye buriya ntizasa ni nijoro ari bugaruke ariko nabigenza kundi gute kamwe nawe twumva nitunganyiriza mu cyumba ijambo ry'Imana rivuga ko tuzababazwa kugeza ku munsi w'Imana Rangara wibaho oya Birangara niko bimeze ko niba ufite ibibazo ubundi meze bite ninjye narashatse we banze usome urakoze cyane Rangara wibaho wasize warago nasinze akira so shase shana nsoma ikisharo ushaka mfite ko ari ibindi bibazo fasha soma uranze zangira ariko urushaka mfite no mu isi y'abazima narashatse naherekera bashatse mu gusha hashatsemo aho twebwe twakurikira ushaka ugize uti urushako ubwo yashatse yageze bitewe inshuti wawe yarananiye nayishakira babanse umuntu mbwira yarananiye inde ubundi ibi niwe shire ariko yamugore yarananiye ariko nsigaye mu miseka ngugu ya Birangara mwene Misege umuhungu wa papa ushatse kuvuga umugore nabwo ni ngiye mwene Misege umuhungu wa papa ushaka kurana ni mbwira yakugize ate yanayembwa y'umugore sinkiryama ntiyacyuye utuze nk'abandi bagure ntiyagira ntabura ntazi no kusasa ubwo nashatse ntasasa ntagira barya inyama bakampa ibijumba ngera mu rugo basanga bagize bakagira birashasho bagwarananiye ugize uti inyama utahirizo twareba hano ku kabari zo yiri umugore aranesha Rangara karabisha umugore yakurariye ibintu umugore yarananiye pe no muri Afrika ari wowe nawe ninde warongoye undi ushabyihoresha harongoye mwararunguye Birangara wabaye Birangara koko wowe Rangara nuko bita umugore waki shushuwe umugore ukamukubita reba yego gera mu rugo ufata ukubita urushyira ukubita urwa kabiri shenze umugore ngo ni Betty arashaka agusuzugura nanjye unsuzuguje aho twicaranye hangasha aciye soma akagacupa nigashira dutaho ugenda ukubita inyana y'imbwa kubita urugore kubita urushyira mu rwa kabiri mugeri uracyabyibuka shaburiya natwe bagiye bajya ku murongo twakubise murakubita igihe ukiri kwigira Birangara urangariye oya
rubunda ku mazi iwe ryahano ye nitwa birangara mwene n'isenge yahamye sha iwe ryahano ye nitwa birangara mwene n'isenge umuhungu wa papa umuhungu wande wa papa mungu waso kosora umugore Acha. kosora umugore kora genda kwita umushenzi ubanze umushyire ku murongo ubundi ejo uzaze ugurire irindi cupa sha urakoze kubita iki imbwa ahubwo dutaha urayizi dutaha mwene n'isenge birangara ngiye kubita umugore akubura mubasha ko niwe wayera wasiza ngiye gukubita agarara neza uramubasha ko niwe wayera wasiza aya ngiye kubita umugore uramubasha cyangwa tujyane njye kugufata nangana n'umushobora sha umakora ubona ko maze ntawe ushobora tugende njye kumugufasha cyangwa shaka utayiwa ndabona utari bunagereye amahoro ndakazwa ikofi ryanjye rijyanye umugore wamubwira ko warishyira akira fata inzoga nuko shaka genda taha iwabo akanigenderesha nukomeza kuranga uzaba birangara n'ubundi genda kandi cyo mubifasha umva eh yarakubwira iyo gashaho inshuti wacu nabyibuka ngomba kubita umugore ariko uwo ni wagize ngo tuba twasinze ngomba kubita umugore genda ukosora ukubita urushezi urushyira ube rwa kabiri yego ajya ku murongo yihutesha genda ugende rwise yewe sha komera mukomere namwe barubwira birangara katsiro ryahamye ndakubwiye ntigenda ukubita umugore igicucu kantu enda urwisengere kareragira kararitaye ndunda ku mazi ukubita umugore ahita ndakuhamije yahamije